rero niyo mpamvu navuze ngo ntabwo nzi niba abantu bashyushye mu mitwe kubera iki kintu ari ishyaka ry'Imana cyangwa ari ishyaka ry'umurimo w'Imana riri gutuma bashyuha mu mutwe cyangwa babivugaho mu buryo nyine nk'ubwo tubona, kubera ko ubusanzwe dusanzwe tuzi ko mu murimo w'Imana kandi n'ijambo ry'Imana ryaravuze ngo aho ubutunzi buri niho umwanzi atera. Yego. Ubusanzwe dusanzwe tuzi ko itorero rya ADEPR nta muyobozi ujyaho nyine ngo abe tarankire akore neza atuje, buri munsi aba ari imijugujugu. No muntu rero yatekereza ese izi saga zaje kuri Izayi koko ni saga ziturutse ko ngo yemereye abatinganyi nk'uko babivuga, cyangwa nizasaga zisanzwe nuko n'ubundi umuyobozi wese wa ADEPR iyo habonetse kaho kaje gatoya gatuma bavuga ngo naveho. Nabonye hari abatangiye guhirika amabuye ngo bamuhirika, nyine hari n'ibintu reba ukumva binaguteye ubwoba. Nabonye hari abatangiye kuvuga ngo aregujwe banabeshya. Nukibaza ese ni ishyaka koko ry'umurimo w'Imana ry'uko iki kintu cyababaje, cyangwa ni ya mabuye asanzweho n'ubundi yuko iyo bagize amahirwe bagendana mu mifuka noneho babonye aho burira kugira ngo bayikure mu mifuka. Ni ishusho yagaragaye irimo umuntu ufite igitambara ari kuzunguza byari ejo mu rusengero, noneho hari gahunda zo kuramya Imana. Noneho tubona hari umubyeyi umwe wari uhari w'umushyitsi atangira kuzunguza kiriya gitambara, abantu bati ni ibendera ry'abatinganyi. Cyokora mubonye mbona nyine ayo mabara n'ibyo bitambara ntabwo tubimenyereye iwacu kuko harimo n'ibyo tutemera. Njya kumubuza kandi kuko arabyemera. Umva uyu munsi nyine abantu bagiye bambaza se, bamwe bakavuga ati tora ADEPR ryemeye ubutinganyi, ryazamuye ibendera ry'ubutinganyi, ariko ADEPR ihagaze he? Icyo rero gikomeye cyo kumva cya mbere ni uko itorero ADEPR ntiryemera ntirinashyigikira ubutinganyi. Ndabasuhuje inshuti zacu aho muherereye ku isi hose. Ibisanzwe ndabashimiye cyane mu mwahisemo kubana natwe kandi n'amahitamo meza. Imana ibahe umugisha. Ndagusabye nawe utarakora subscribe ntibibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana. Urabugize neza kandi ni amahitamo meza kubana natwe. Rero reka mbanze nkwihanganishe cyane wowe uri mu buzima butoroshye hano mu isi. Tugenda duhura n'ibintu bitandukanye. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba urwaje, ushobora kuba uri mu bitaro, ushobora kuba baranakubwiye ko urwaye indwara idakira, cyangwa se ukaba uri umushomeri, nabyo birababaza. Ni ibintu byinshi bitandukanye tunyuramo muri ubu buzima. Niba bitameze neza, nta kindi gisubizo gihari ku isi uretse guhanga Imana amaso ugatumbira Yesu, kuko niwe banze ryo kwizerwa cyangwa se ryo kwizera, kandi niwe ujya urema n'ibitariho bikabaho. Rero wizera Imana, Imana yagiriye neza abandi, nawe yakugirira neza bigakunda. Nk'uko mumaze iminsi mubibona ku marezo sosiyo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga social media, hari inkuru imwe iri gutrendinga, abantu bagizeho attention, abantu babivugaho uburyo butandukanye. Cyane ku idarapo bivugwa ko ari ry'abatinganyi ryazamuwe ku rusengero rwa ADEPR mu Gakinjiro hano mu Rwanda. Hanyuma twagiye twumva icyo abantu batandukanye bagiye babivugaho, ariko ntitwashirwa. Turavuga tuti reka tubanze wenda tubaze n'abantu batari hano muri Afurika. Niyo mpamvu nk'uko mubibona imbere za screen zanyu
turi kumwe n'umugabo mu buryo bw'ikoranabuhanga, akaba ari mu gihugu cy'Ubufaransa, ubwo ni ku mugabane w'i Burayi. Ngira ngo reka tubanze tumwakira twibwire, hanyuma aradusobanurira byinshi, cyane cyane ko aba muri ibyo bihugu by'abazungu. Turakwakiriye. Ya, urakoze cyane Izayi, Imana iguha umugisha cyane. Nk'uko nyine mu binsabye ko nakwibwira abadukurikiye, jewe amazina yanjye nitwa Harerimana Felix. Nk'uko rero wari ubivuze, nkaba mperereye mu gihugu cy'Ubufaransa, mu mujyi witwa Strasbourg. Rero Imana ibahe umugisha cyane kuba mwongeye kuntumira kugira ngo tubane muri ibi biganiro. Yesu abahe umugisha cyane. Yego, namwe Imana ibahe umugisha. Hanyuma Strasbourg njya numva ngo buriya ngo ni umujyi w'amateka by'umwihariko i Burayi. Ni nk'ibihe bintu bidasanzwe bituma uwo mujyi uba uw'amateka? Ubundi iyo bavuze Strasbourg baba bavuze ko ari umujyi upresenta ibikorwa byinshi bya Europe, niko bavuga, ndetse n'indi miryango izwi ikorera ku isi yose. Tuvuge wenda nk'urugero, ubundi Strasbourg bayita capitale de l'Europe. Buriya hari abantu bajya bashaka kubyitiranya. Mu Bubiligi i Buruseli ni capitale de l'Union Européenne, cyangwa se umurwa mukuru w'ubumwe bw'Uburayi. Naho Strasbourg ikaba capitale de l'Europe. Donc ni ukuvuga ngo niho hari abantu benshi bagiye badekuvura ibintu bitandukanye muri Europe. Icyo twavuga wenda nka Parlement Européenne nihiri, na Conseil General, inama nkuru y'ubutegetsi bwa Europe, iri icyicaro cyayo kiri Strasbourg. Hakaba hari n'umuryango uzwi ku isi yose bita Agora, ariko by'umwihariko icyo uzwiho cyane nabwo akaba ariho hari icyicaro gikuru ku rwego rw'isi cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyangwa se ibyo bita droit de l'homme. Kikaba giherereye Strasbourg. Za manza zose mujya mwumva zananiranye hirya no hino, inyinshi zirangirira mu rukiko rukuru rwa droit de l'homme ruri Strasbourg, kuko n'ubundi n'urwo rukiko nyine ku isi yose nabwo ruri Strasbourg, urukiko rukuru rwa droit de l'homme. Ikindi wenda njya mbona cyantangaje ni uko ari mu izingiro rya Europe. Hari ahantu buhagaze nyine ukaba uri mu izingiro rya Europe. Ariko nanone ngewe wenda nkunda no gutangazwa n'utuntu twinshi cyane ko nzi bike pari raporo y'ibihari. Nge natangajwe na katedrali ihari nkuru cyane. Nkigera aha ndumva ngiye kuhamara imyaka 10 cyangwa se yaruzuye. Ariko mu minsi ya vuba nkihagera ndibuka ko bakoze fete ya anniversaire imeze gutyo, anniversaire y'imyaka 1000. Kandi ni ikintu kinini ni ikintu kinini gitangaje ureba nyine ukibaza n'uburyo abantu bacyubatse, uburyo babashije kucyubaka, ariko kimaze imyaka 1000 kimeze gutyo. Ni inzu iteye amabengeza. Wenda ubutaha ninshaka kugenda nerekana ibikorwa bimwe na bimwe biri muri Europe, ndizera ko nacyo nzagifotora wenda nkakereka abantu, kuko iyo projet nayo turayifite yo gutangira kuzenguruka imijyi itandukanye ya Europe, tugenda twerekana nyine naho isi igeze, haba mu iterambere, ibyo mwumva wenda bibi naha, kugira ngo abantu nyine tubapdating bamenye ko tutapfuye kugenda gusa, ahubwo twagiye no kugira ngo tujye tugezaho abantu amakuru y'ibibera hirya no hino ku isi. Nicyo rero navuga ku mujyi wa Strasbourg. Ubwo mvuze bike cyane, pari raporo y'ibyo umuntu ababona cyangwa se n'ibyo atazi, kuko ntabwo tuzi byose, cyane ko ari ahantu tuba tutaravukiye. Ariko uko byagenda kose iyo umaze ahantu imyaka 10 burya uba wenda kuba umeze nk'umuturage waho. Ni byiza cyane. Hanyuma wenda tutararengaho,
kw'icyo cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu wumva ko icyicaro ari aho ngaho kiri, gishobora kuba wenda gihari butubahirizwa. Mu by'ukuri uburenganzira bw'ikiremwamuntu uba ubona gute aho ngaho, cyane cyane ko wumva n'urukiko rukuru mu isi ariho ubundi abafaransa muri rusange, kubera ko ubundi abafaransa ngira ngo ku isi birazwi ko ari abantu batinya amategeko, ku buryo kukurenganya cyangwa gupfa kuguhohotera azi neza ko hari itegeko ryabimuryoza. Ubu usanga benshi, ubundi ikintu kizakubwira abafaransa ku isi yose, abafaransa ni indyarya nyine bigishijwe guseka kandi babitozwa bakiri bato, ku buryo ashobora no guseka ari kurira. Donc ni wa muntu muhurira muri asanseri yabona wenda bufite n'uruhu rutameze nk'urwe, ntashake kukwereka ko akwanze, akamwe agaseka ariko amwenyura, bya bindi byo kurenzaho. Donc ashobora mwaka serivisi ayikwima ari guseka, ndetse wagira ngo biramubabaje, akwanga ari guseka. Ariko icyabateye kumera gutyo nyine ni ukubera gutinya amategeko, cyane ko bazi ko amategeko menshi agenga ibintu byinshi hano kuri iyi si acurirwa hano iwabo. Usanga bigengesera. Niyo mpamvu rero icyo kintu bita uburenganzira bw'ikiremwamuntu mbese nyine n'intouchable bagihagararaho cyane. Uba usanga nyine wagira ngo baracyubahiriza, ariko kandi baranacyubahiriza. Ariko nkeka nyine ko icyabagize gutyo ari ukubera nyine kubaha no gutinya amategeko cyane, kuko barayubaha pe, bayigengesera. Hanyuma uri umukristo, wenda ngira ngo wanavutse ku babyeyi ari abakristo, kuko biri kose ubuzima bwawe nzi kuva ukiri mutoya kugeza uyu munsi nta bindi bintu bidasanzwe ntiwigeze ujya kure yo kuba uri umukristo. Hariho ibintu bivugwa bakavuga ko i Babuloni hari ahantu habi cyane. Iyo wumvise i Babuloni cyangwa hagize nk'ahantu nk'umuntu aje nk'iwawe akahita i Babuloni, wanza wajya no kumureka. Ariko ni Babuloni y'icyo gihe twe tutanazi, dusoma gusa wenda mu nzandiko. Ariko uramutse ubwiye umuntu uti iwawe ni Babuloni, ntabwo mwakiranuka. N'umutari umukristo azi ko i Babuloni ari habi. Yego. Hanyuma ubwo bifite impamvu byagiye bivugwa gutyo nyine. Ariko nubwo byari bimeze gutyo i Babuloni, iyo usomye amateka usanga hari abantu bakirijwe, cyane cyane urugero nka Daniyeli n'abandi. Hanyuma iyo urebye rero nk'umukristo kubura uri muri ibyo bihugu, by'ukuri nyine wenda unakurikije imico y'inaha iwacu, ubona kuba umukristo byoroshye, urumva ugeze ahantu bakubwira bati liberté totale, urayemerewe. Ubona mu by'ukuri byoroshye kumanaginga agakiza nk'uko Bibiliya ijambo ry'Imana ribivuga. Urakoze cyane. Umbwiye ko i Babuloni hari habi, ariko ngo hari abasore bahakirijwe. Kandi bariya basore buriya hari ikintu abantu batazi. Bajya gufata icyemezo cyo kubatoranya cyangwa se cyo kugira ngo bajye kubakura mu bihugu by'iwabo babazana i Babuloni, hari kondisiyo bashyizeho. Ntugire ngo bari abasore babonetse bose. Bari abasore beza mu buranga, twavuga bari nka ba Mr. Bari abasore ngo bize, bigishijwe, ngo bafite ubwenge mu byo kumenya. Ikindi ngo bavuka muri famiye noble, muri famiye z'abami. Urumva nta nubwo bari abantu umuntu yavuga ko ari abantu baciriritse batoraguye hariya mu muhanda. Bari abantu bazi ubwenge, bashobora ngo kwiga indimi z'abanyakarudaya bakazimenya. Urumva abo bantu bari boroshye. Ikindi bavutse mu miryango ikomeye y'abami. Kugira ngo bajyanwe i Babuloni
bajya gutozwa imirimo yo gukora muri pare n'ubundi pare ruwayare y'i Babuloni. Ariko bahageze ntibita ko bagiye ibwami, ntibita ko bagiye kwitabwaho no kujya basangira n'umwami, kubarira ku meza y'umwami barya ibiryo umwami yariyeho. Bo bafata icyemezo cyo gukomeza kubaha Imana y'iwabo. Baravuga ngo nuko byagenda kose, nubwo turi abanyagano ariko ntidushobora kuziyanurisha ibyo kurya by'ibwami. Rero ibyo bintu bishatse kutwigisha iki? Ubundi agakiza kera twiga muri primaire, ndumva ariho batwigishije definisiyo y'amazi meza. Baratubwiye ngo amazi meza ntagira ibara, ngo ntagira impumuro. Sibyo? N'agakiza nakageranya n'amazi meza. Ariko ubundi ikintu cya mbere Imana izaduhembera ko twakirijwe aho bigoye gukirizwa. Izaduhembera ko wari umwe mu bantu 100 bari gukora ibyaha bakabikora nk'abanywa amazi, wowe ukabavamo ukakizwa, ugakirizwa na mwene aho ngaho abandi bavuga ko badakirizwa. Ubundi nicyo bita agakiza. Noneho rero iyo umbwiye ngo ese ngo agakiza kiyo kameze gute, ni nkaho waba ushatse kumbwira ko hari agakiza ko muri Afurika n'agakiza k'i Burayi, kandi agakiza ni kamwe. Umuzungu ukijijwe neza w'Umufaransa ahuza agakiza n'Umushinwa ukijijwe neza, akagahuza n'Umuhindu ukijijwe neza, akagahuza n'Umwarabu wavukiye mu bihugu by'Abisilamu, akagahuza n'Umunyarwanda wavukiye harya navukiye Ishangi mu Kabaga mu giturage, akagahuza n'uwavukiye mu mujyi w'i Kigali, akagahuza n'uwavukiye New York mu mujyi. Abo bantu bose y'Imana ibareba mu gakiza, ibareba kimwe. Nta hantu rero utakirizwa. Nta hantu utakirizwa. Ariko buriya icyo nari nshatse kuvuga, nubwo nta hantu utakirizwa ariko hari ahagoye kurushaho. Ubikompaye n'iki se? Donc ubundi uvuga icyo sinzi wenda icyo ushatse kuvuga. Gusa hano iyo ukijijwe ubukijijwe, impamvu ni iyi. Nuko uhura na okaziyo nyinshi zakujyana mu byaha no mu by'isi no kuryiraha, kurenza guhura na okaziyo nyinshi zikujyana mu nzu y'Imana. Nicyo navugaga nanjye. Yego. Ariko noneho ntabwo bishatse kuvuga ko abirunda mu nzu y'Imana buri munsi ugiye kubapima wasanga ari bo bakijijwe kurenza ababona okaziyo nyinshi zo batabona okaziyo menshi yo kutagira. Oya, ibyo ni ibintu bitandukanye. Hari igihe ujya mu rusengero kuko wabonye umwanya wo kujya mu rusengero. Noneho wa wundi uhora mu rusengero kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, uzamuha akazi urebe ko rimwe na rimwe na dimanche butazajya abyuka yananiwe kubera yarakora samudi, akavuga ati uyu munsi sinjyayo, akirirwa mu rugo. Nese azata Imana ngo nuko atagiye gusenga. Kuko hano tuvugira urugero, umuntu abyuka saa 11 n'urugero za mu gitondo, ajya mu kazi agakora ku wa mbere kugera ku wa gatandatu, abakora wenda iminsi 6, ariko ubwo ufite umunsi umwe w'ikiruhuko. Ukabona ka okaziyo ko kujya mu rusengero ku cyumweru, hari n'abakora ku cyumweru memu. Noneho ndetse hakaba hari n'igihe wa munsi navuga ko utakoze wo bita off, aba ari bwo uba ufite ibindi bigutegereje mu rugo by'ujya gukemura muri administration, amarandevu ufata. Ibyo bintu byose bigenda bikumaramo imbaraga zo gusenga, kubera ko iyo utakibona umwanya wo gusenga hari imigambi yindi, hari izindi mbaraga zigenda zigukurura. Ariko ibyo nabyo ntibyabuza umuntu ukirijwe neza kandi w'umunyamasengesho gusenga. Kuko ubundi kimwe mu bintu Imana itazatubaza, ntabwo izatubaza ibyo itaduhaye, ahubwo izakubwira ngo nubwo wari ufite umunsi wawe urisharije, iminota mikeya ya pause wayikoresheje iki. Donc niba wowe Izayi ufite umwanya wo gusenga kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ngewe Imana ikabizi ko umunsi wose mfite iminota 30 gusa, ariko nanjye nkayikoresha neza ngasenga, twese Imana izatubona nk'abasenze, izatubona kimwe.
kuko Imana ntizakurenganya, ntizakubwira ngo ko nanaguhaye umunsi wose ngo usengeye kuki utasenze kandi izi neza ko uwo munsi ntawufite. Ahubwo njye nakoresheje akanya mfite ndasenga. Yego. Niyo mpamvu rero abanyantege nke iyo bageze hano kubera n'iyi systeme hano bubatse bahita bagwa nyine bakajya mu byaha, batanywa inzoga, abataranywaga amayoga bakayayoboka, cyane ko hano iyo unywa inzoga ho iyo uhageze unywa inzoga nta n'ubwo uzinywa ahubwo zo zirakunywa. Reka ngo ni nyinshi. Ni nyinshi kandi nyine zirahenduka, ni nka robine. Urumva? Nuko ni abantu bakishora mu busambanyi, bakishora mu maraha, ariko ntabwo ibyo bivuga ngo urwo n'urwitwazo uzashyira imbere y'Imana ngo Mana nawe nta kundi wagombaga kubibona, ngo nageze ahantu inzoga zigura make, nageze ahantu mbona nakora ubusambanyi binyoroheye, ngo rero ngo nawe urabizi ngo gukirizwa hariya ahantu rwose ngo oya. Ibyo ngibyo umuntu abinyuramo iyo akijijwe akabitambukamo agakomeza agakizwa. Ni nacyo Imana izaduhembera. Nibyo. Hanyuma ngira ngo wenda tutatinze kuri ibyo, uri umukristo wavukiye mu itorero rya ADEPR, hanyuma ngira ngo naho ngaho hageze naho mwakomeje gusenga, hari ibintu biri gucicikana, inkuru iri gucicikana hano hanze ku ma YouTube n'ahandi, Twitter, donc ahantu hose urebye uri kubibona, ubona ko hari abazungu baje mu Rwanda bazanywe n'umushumba mukuru cyangwa se representa w'itorero rya ADEPR, Ndayizeye Isaie. Hanyuma barangije bazamura idarapo cyangwa se ibendera ariko ririmo amabara ubona donc asa ahura n'ari mu idarapo ry'abatinganyi. Hanyuma ibyo bintu bigikuba mbese gicitse, birasakuza, ubumva abantu batangiye kubivugaho uburyo butandukanye. Mwebwe aho ngaho mwaba mwarabibonye? Niba mwarabibonye mwabibonye gute? Hano twarabibonye nk'uko bivuze nyine imbuga nkoranyambaga, ahubwo wenda nabanza nkanibaza ku izo mbuga nkoranyambaga nazo ubwazo zitangiye kudutera amakenga, kuko usanga nabyo byarajemo ibindi utamenya, aho abakozi b'Imana bijanditsemo, ugasanga abantu baririrwa basebanya ku buryo ubu aho bigeze iyo uvuze inkuru yo mu Rwanda abantu babonye ku ma YouTube, ahubwo bibanza kudutera amakinga no kubyemera, kwemera ko ari ukuri, wenda ko atari isebanya cyangwa atari ikindi kibyihishe inyuma, kubera ko vraiment bimaze gukabya social media yo mu Rwanda usanga nk'inkuru imwe nyine ishobora kubyutsa abantu imitwe, ugasanga none ukibaza, ahubwo icyo navuga wenda ni ukwibaza ngo ubundi abo bantu babijyana ku mbuga nkoranyambaga n'ababa bashyushye mu mitwe, ubona bakotsoye bavuga, mbese wagira ngo kabaye mugani wa wundi. Ahubwo umuntu yakwibaza, ese ubundi koko ni ishyaka ry'Imana, ni ishyaka ry'itorero, ni ishyaka ry'umurimo w'Imana riri kubibakoresha? Icyo ngira ngo nicyo umuntu yabanza kwibaza, kuko ubejo icyo cyabatinganye kivuyeho haje akandi gato, icyabatinganye cyaba kibagiranye, kandi sinzi niba kiba kirabagiranye kibonye igisubizo. Ariko ngira ngo abazi ukuri kandi bakurikira bazi n'icyo ba nyir'ubwite babivuzeho, haba uriya muzungu ndetse haba n'umushumba mukuru Isaie, icyo yagiye abivugaho. Ariko icyo navuga cyo twabibonye gutyo gusa, twebwe hano kubera ibyo bintu tumaze ahari kubimenyera, iriya nta nubwo ari inkuru, iriya ntabwo ari inkuru, wenda ngiye kuvugaho nk'utuntu dutatu, wenda ibyo ngiye gukora ni ibitekerezo byanjye nka Felix, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo gukomanta cyangwa kuvuga ikintu uko agitekereza.
ubwo mba naniseguye wenda ku bandi ba youtuberi cyangwa se abazabikurikira nanjye ikabibaye sije yo kudevelopa nabwo ngo Felix yavuze ibi uko nsigaye mbona social media mbo ariko ndabumva nyine hari ababigiyemo ari umuhamagaro, abandi babijyamo ari ukubishakiramo umugati kuko unarimo, abandi babijyamo badafite objectif. Hari umuntu ujya mu kintu ariko wamubaza focus, wamubaza objectif yatumye abijyamo akaba yayibura, akaba ngo nabonye nyine mbijyamo gutyo. Donc ibintu byose bigiyemo nta papasi ufite muri wowe, nyine ugira imikorere mibi, usanga commentaire abantu bagukora hari ukugutuka gusa, ari ukwereka ko warenze umurongo cyane. Noneho iyo bikozwe byitirirwa rero umuntu witirirwa izina ry'Imana, cyangwa se ukaba warakoze ibintu wowe ubyitirira ko ari umurimo w'Imana cyangwa ubyitirira iyobokamana, nyine uba ugomba kwasema kumenya ngo ese koko ikintu ugiye kuvuga, ikintu ugiye gutambutsa kiri mu murongo koko w'umurimo w'Imana, cyangwa kiri mu murongo wo kubaka ubwami bwa Kristo. Iriya nkuru rero twarayibonye, ariko nkuko nari nkubwiye aha nge mbona atari inkuru cyane, ko buriya ikintu nabanza kuvuga nuko hariho amayoberane y'umwanzi ashingiye ku bintu bibiri. Icya mbere nuko ariya mabara abatinganyi bakoresheje bahisemo ariya mabara n'ubundi yari asanzwe ariho, kandi iyo ugiye kureba ugiye no muri Google babikwereka buri bara, ubundi nta bara na rimwe ribaho kuri iyi si ridafite ubusobanuro bw'icyo rishatse kuvuga. Ariya makureri ubundi asobanura ibintu byiza utaza no kugira ngo ni ibintu bibi, asobanura ibintu byiza cyane kuri buri kurera ugiye nyine kuryanariza. Ariko Satani nawe yaraje arayakoresha binyuze nyine muri ya muryango wahawe imbaraga cyane muri no minsi n'isi yose w'abatinganyi cyangwa se w'abantu baryamana bahuje ibitsina. Satani yaraje akoresha nawe ariya mabara kugira ngo ayobye uburari, niko navuga. Muri ya mayoberane ye nyine. Noneho ariko abazungu bakaba bafite ukuntu bateye mu mitekerereze yabo, bakaba batajya bapfa guhindura ikintu cyari gisanzwe kiriho depuis, bitwaje ngo nuko hari ikindi cyaje nacyo kiri gukoresha ikintu kimeze gutyo. Nkeka ko ariko kuva byatangiye kuzamo saga, byatangiye kuba induru ku bantu bakoresha ariya mabara badashaka no kugaragaza ko ari abatinganya, ahubwo bashaka kuvuga ikindi kintu. Nkeka ko igihe kigeze kugira ngo nabo bazabihindure. Ariko mukuri kwanjye ntazi, mukuri kwanjye ntazi niba ari ukuri. Mpamanya neza n'umutima wanjye ko uriya mudamu wazamuye nyine ririya darapo agatangira kuramya Imana mwa buriya buryo bwabo, kuko burakoreshwa buriya buryo bwo kuzunguza ibitambaro kuriya, ntabwo ari n'inzaduka. Nkeka neza mpamanya n'umutima wanjye ko atabikoze agambiriye kwamamaza ubutinganyi cyangwa kugaragaza ko itoro rya ADEPR ryakiriye cyangwa ryemeye abatinganyi ku mugaragaro. Niba ari byo, ubwo kuko nabyo birashoboka ko ashobora kuba yarabikoze yarazamuye ari kwamamaza ubwo butinganyi. Yego, niba ari byo, niba ari byo ntabwo nkeka ko atabanje gukorana inama na Isayi cyangwa n'ubuyobozi bwa ADEPR ati rero muri iri teraniro mwibuke ko ndibuze kuzamura ibendera ry'abatinganyi, kubera ko nzi neza ko mu mahame nyine ya ADEPR cyangwa nk'itoro, kandi nk'umuntu nka Isayi ureberera umurimo w'Imana atakotoriza ibyo bintu. Icyo ni ikindi nabivugaho. Noneho rero
ririya bendera iyo ugiye no kuryanariza neza ryenda gusa n'iry'abatinganyi, ariko ubundi biriya bitambaro bimeze kuriya bisanzwe bikoresha, ndetse n'ikimenyimenyi ni uko n'itorero rya Eglise Protestante hano mu Bufaransa rimaze imyaka myinshi cyane, naryo amarogo yabo menshi bakunda gukoresha hano mu mujyi ntuyemo cyangwa se aho bita muri Alsace ari mwariya amabara, ku buryo kiriya gitambaro bakimanitse ari nka Eglise Protestante agiye ahantu wagira ngo rwose ni ririya darapo cyangwa se ni ibendera ry'abatinganyi bazamuye, kandi ntaho bihuriye. Mu by'ukuri aho ngaho mu Bufaransa hari insengero uzi wiboneye n'amaso yawe zemera abatinganyi. Ibyo sinshaka kubivugaho cyane, bakavuga batabatinganyi nta kibazo. Ibyo sinshaka kubivugaho cyane, ariko zirahari. Sinshaka no kugira urusengero mansiyo namvuge ngo nuru, ariko zirahari. Ahubwo icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko naho batabyemera, impamvu nshaka kubwira abakristo ngo ibyo bintu bitabahuma amaso, nuko naho batabyemera n'ubundi abo batinganyi barimo. Ariko bakora bihishe, urumva? Bakora bihishe, kandi biragatsindwa n'Imana ko bazanakorera mu nsengero ku mugaragaro, kuko ni icyaha Imana yanga urunuka. Ariko niba Imana yanga icyaha cy'ubutinganyi cyangwa kuryamana n'uwo muhuje igitsina urunuka, ntugire ngo icyo kuryamana n'uwo mudahuje igitsina cyo Imana yaragitoreye ngo nuko icyo kuryamana kw'abahuje ibitsina cyadutse. Nacyo ni icyaha, kandi nacyo Imana yanga urunuka. No kugambanira mwene so ni icyaha Imana yanga urunuka. Rero niyo mpamvu navuze ngo ntabwo nzi niba abantu bashyushye mu mitwe kubera iki kintu ari ishyaka ry'Imana cyangwa ari ishyaka ry'umurimo w'Imana riri gutuma bashyuha mu mutwe cyangwa babivugaho mu buryo nyine nk'ubwo tubona. Kubera ko ubusanzwe dusanzwe tuzi ko mu murimo w'Imana, kandi n'ijambo ry'Imana ryaravuze ngo aho ubutunzi buri niho umwanzi atera. Yego. Ubusanzwe dusanzwe tuzi ko itorero rya ADPR nta muyobozi ujya ujyaho nyine ngo abe tarankire akore neza atuje, buri munsi aba ari imijugujugu. No muntu rero yatekereza izi saga zaje kuri Izayi, koko ni saga ziturutse ko ngo yemereye abatinganyi nk'uko babivuga, cyangwa nizasaga zisanzwe nuko n'ubundi umuyobozi wese wa ADPR iyo habonetse kazi yo gatoya gatuma bavuga ngo naveho. Nabonye hari abatangiye guhirika amabuye ngo bamuhirika, nyine hari n'ibintu reba ukumva binaguteye ubwoba. Nabonye hari abatangiye kuvuga ngo aregujwe banabeshya. Nukibaza, ese ni ishyaka koko ry'umurimo w'Imana ry'uko iki kintu cyababaje, cyangwa ni ya mabuye asanzweho n'ubundi yuko iyo bagize amahirwe bagendana mu mifuka, noneho babonye aho burira kugira ngo bakure mu mifuka. Rero ibyo byose bikaba bigize iki? Icya mbere ni ukugira ngo bihume abakristo amaso. Icya kabiri, izi mbuga nkoranyambaga ubona, izi social media zateye, nyine turi mu nkundura yazo, nazo ubwasho zihishemo amayoberane ya Satani. Kubera iki? Abantu ntibakibona umwanya wo gusoma Bibiliya, ntibakibona umwanya wo kwiherana n'Imana, ahubwo umuntu ukazo yose abonye aravuga ati reka nzenguruke ama YouTube ndebe icyo bari kuvuga, ndebe amakuru. Ugasanga rimwe na rimwe abantu bari no kureba ibintu bitabafitiye umumaro, biri mu induru gusa n'amatiku. Noneho bikibagiza abantu ko hari ibindi bintu byiza abantu bakagombye guhugirwaho, bikakwibagiza ko akagombye guhugirwa ku ijambo ry'Imana, bikakwibagiza ibyo byose. Ugasanga umaze amasaha 3 cyangwa amasaha y'umunsi wose uri ku mbuga nkoranyambaga urimo wumva amatiku n'ibintu ngo bitagenda, ibyateye zasaga n'ibindi byose. Ibyo byose rero bigize kimwe,
bigize amayoberane ya Satani. yego Uriya mugore nk'uko yabivuze ni umudamu ufite urugo, ufite abana, nta nubwo ari umutinganyi. Kandi ibyo wenda ntitwa yego icyo nari nshatse kuvuga Feri, nk'umuntu mukuru umaze igihe mu itorero, ureba disipurine z'amadini atandukanye, kuko buri torero riba rifite disipurine rigenderaho n'irindi rifite disipurine rigenderaho. Urugero, hari abemera wenda urugero ko abantu bisuka, abagore bakambara amapantaro, hari n'abatabyemera, urabizi. Hari abemera kurya ingurube, hari n'aho wayijyana nko mu basilamu uyinyujije nko mu musigiti, waba ukoze sakirego y'ibihe byose. Abantu rero cyangwa se tuvuge n'urugero, nibyo uramutse ucishije ingurube mu musigiti, umva no kukubamba bakubamba, waba ukoze amahano akomeye. Kandi ibyo biba bigomba kubahwa. Ukabona wenda abadivantisite barakubwira bati saa 12 zigeze kuwa gatanu, niyo waba ugiye kumpa miliyari, iyo miliyari ituma nica isabato kwa Jinara Yesu, ntukoreho. Ibyo bintu byose bigenda nyine bitandukanye. Buriya rero nk'umuntu mukuru wavukiye muri ADPR, papa wawe yari n'umushumba, kandi yabaye umushumba igihe kitari gitoya, yanabaye umushumba mu bihe wenda navuga ngo byari binakomeye. Wenda mwajyaga munabona intambara ahura nazo mu murimo. Mu by'ukuri ubona ku ruhande rwafashe iriya video akayitangaza, ku ruhande rw'umushumba mukuru wa ADPR Isayi, ku ruhande rw'uriya rw'abariya abazungu, bose ari uwafashe video, ari uwafashe akayitangaza akayishyira hanze, ari bari abazungu baje, kuko hariho n'abaje bafite tatuwaje, kugira ngo warabibonye igaragara. Yego. Akaba n'umushumba mukuru Isayi. Ubona ari indi muntu wakoze ikosa. Kimwe cyo buriya impamvu nakubwiye ngo ndibaza abantu bari kubitangaza n'abashyushye mu mitwe ishyaka bafite, niba kuko ari ry'umurimo w'Imana cyangwa ari ry'uko bagambiriye ko Isayi yavaho. Impamvu nabivuze ntyo, nyine ndibaza nkeka ko kiriya nk'uko babivuga, iriya konferanse yari yatumiwemo abanyetorero, sibyo? Yari yatumiwe bamwe abadirija, abaririmbyi, abayobozi b'abandi, se abantu nk'abo mbese basanzwe bafite ibintu bakora mu itorero. Ntabwo nibaza niba umuntu wafashe kariya kavideo agahita kohereza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kagahereza abanyamakuru, nk'uko nagiye mbyumva abanyamakuru bamwe na bamwe bavuga ati njye n'umukristo wa ADPR wakanyoreje ngo nintangaza aya makuru. Icyambere navuga, ntabwo yabereye maso umurimo w'Imana, ntiyanabereye maso itorero. Uwagatangaje bwa mbere, kuko icyambere yarishyize hanze. Yagombaga guhita wenda n'urugero niba yarabibonye mbere, ahita ry'urwara abayobozi ati twinjiriwe nimube maso, bagashaka ukuntu bahita babikumira bitaranagera kure. Ariko ngira ngo umushumba agiye kubikumira amazi yarenze inkombe. Icyo ni icyambere. Ntabwo rero umuntu wabitangaje mbere akabyirukankana ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo sinzi niba yaratekerezaga ko ari bwo agiye gukora umurimo w'Imana no kubahisha itorero, ndetse no kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara. Sinzi niba ari bwo kuko yarari kubungabunga ubuzima bw'itorero nk'umwana w'itorero warerewe mu itorero. Icyo nicyo navuga. Ku bantu mbwiye rero ab'abazungu ati bamwe bafite n'amatatuwaje, yanazamuye kiriya gitambaro, umva ntiyabanje kubaza, bamwe baravuga bati ni gute, ati kuko hari abavuga bati uriya muntu we ufite tatuwaje
tatuwaje ni ibisanzwe. Tatuwaje icyo nayivugaho, ayifite ntabwo yayikata. hano hari ubwoko bwa tatuwaje bagushyiraho inifuwa, donc idashobora kuvaho. Noneho umuntu ashobora kuba hari umupagani akayishyiraho, yanakizwa akayigumana kuko nyine atayikuraho ngo bimukundire. Ibyo byo ntitwanabitindaho cyane. Ikindi baravuga bati wenda yari kuza azi discipline yaho agiye, wenda akayihisha. Oya, ikindi cya kabiri ku wazamuye ibendera, impamvu navuga ko atarazi ko bibujijwe nuko sinari numvisha se ngo kiragihe cyari igitaramo cyo kuramya Imana. Ubundi kuramya Imana nabyo ntibigira formule, ahubwo buri muntu aramya Imana mu buryo bwe. We rero nibwo buryo bwe bwo kuramya Imana yaragiye gukoresha. Nta ayo marangamutima yo kumenya ngo baraza kubifata ute kandi atarazi ko hari ikibazo kirimo nyine, kwa ayo makureri agiye gukoresha. Ahubwo comment ikomeye nayikora ku buyobozi bw'itorero rya ADEPR. Ubundi ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR icyo tuzi ni kimwe, nuko uretse no gutumira abazungu bari muri etranje, ubundi biragoye no gutumira abantu bo mu yandi macaca kugira ngo baze imbere ntibyemerwaga. Imbere wenda ntibyemerwaga, ubu ho bisigaye byemerwa simbizi. Kuko nabonye na Israel mbonye ejo yararirimbanye na Korali Shalom muri Beka Arena. Wenda ubu bitangiye kujya mu buryo. Ariko iyo byari bikimeze nka mbere, wenda mbivugene. Umuntu yari kwibaza niba badanahangara gutumira abantu bo mu yandi matorero ari mu Rwanda, wenda yenda no kuba agenda kuba afite imyizerere cyangwa imyemerere ijya kumera nk'iya ADEPR. Ariko bagahangara gutumira abazungu bo batafite noneho n'itorero wenda ryenda no kumera n'iri mu Rwanda. Donc batari muri ADEPR, kuko nyine ADEPR ni lokale, ntabwo Burayi nyine haba. Rero icyo gihe ukibaza, ese ni gute ubundi ni musaruro ki wenda babonaga muri abo bantu bituma basiga n'abari mu Rwanda tuzi wenda nubwo baba bari mu yandi macaca cyangwa no muri ADEPR ubwaho bashobora kwigisha kuri iyo teme yo kuramya no guhimbaza Imana, banabishoboye banabizi, bamwe tunazi. Ahubwo bakajya gutumira abo bazungu. Gutumira abazungu nta kibazo kirimo, nta n'icyaha kirimo. Ariko niba mudakorana n'andi macaca, ubwo n'abazungu ntibakagombye kuza kubera ko nabo bari mu yandi macaca, ntabwo bari muri ADEPR. None ugahita wibaza, ukibaza ikibazo cya kabiri ati ese aho sika akantu ko kubona ko kuva uri gukorana n'abazungu ahari ari sigise, bitewe na ya myumvire yacu twakuriyemo yo muri Afurika. Wabona umuzungu kumva ko kuba uri kugendana n'umuzungu, kuba uri kubona umuzungu iruhande rwawe ari ibintu mbese bidasanzwe by'igitangaza. Kandi pe nkubwiriza yica ntacyo pe, nta gitangaza kirimo. Imana ishobora no kuguhera umugisha ku mwirabura mugenzi wawe kurenza umuzungu 100%. Ibyo byose nibyo ndi kwibaza, sindi gukonfirima ko ari byo. Ariko niba ari byo, ngira ngo kariya kantu nabo karabakosoye. Nkeka ko ubu mbere yo gutumira umuzungu ngo aze kugira icyo akora, bagiye kujya babanza kubyigaho no kubanza kureba kriteriya bakagira izo bifigisa kugira ngo ejo bitongera kuzana ikibazo. Ubundi Zayi, ikintu nakubwira, buriya ntabwo buriya inkende yuriye igiti niyo igaragaza ubwambure bwayo. Reka nanakubwiza ukuri, biragoye ko umuntu udakora wamubonaho ikosa, yakosa. Umuntu akosereza mu mirimo ye akora. Donc kandi iyo uri gukosa, iyo uri kugira amakosa mu mirimo yawe, uba uri kugira experience byo kugira byinshi ukosora.
ni nk'aho ari Imana umunyabwenge ariko nabwo iyo uri umunyabwenge ni nk'aho Imana ibigukoze ku maso ahubwo ikakwereka n'andi makosa burya wajya gukora utabizi. Mu kintu rero nabonye, kuko umuntu arakurikirana amakuru turanabibona, nkeka ko ADEPR yagize abakozi bari gukora nk'iyi manda ya Izayi, nibo nkeka ko nta nabo bagize imikorere nk'iyabo, kuko imikorere yabo sirita mu bintu bya administration ni impeccable kabisa, kandi bakoze ibintu abantu benshi twajyaga twifuza. Nubwo turi hano i Burayi ariko tugenda dukurikirana tukabona imikorere ya ADEPR naho igeze mu mikorere no mu mikoranire no muri decentralisation n'uburyo inzego zikorana na tekinike tubona bashyizeho. Nkeka ko bizakosora ibintu byinshi, ariko nk'uko bizingira ngo sosiyete turimo abantu bararuhije. Ushobora kuba warakoze ibintu byiza 100, umunsi wakoze akantu kamwe gusa bikibagiza abantu ibyindi byiza 99 waba warakoze, abantu bakabona cya kindi kimwe gusa ukoze, akaba ari cyo baha agaciro. Rero icyo nabwira abantu abantu nibakomere, nibahumure, nta gikuba cyacitse. Ikindi, niba ubwo butinganyi bwarinjiye mu itorero, abana b'itorero mwe mwashyushye cyane ngo Izayi naveho nagira ate, Izayi yavuyeho hakaza noneho uzajya byigisha rifite yarimanitse ku ruhimbi. Ahubwo iyo ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana, ntabwo ari uko ukora, ahubwo urasenga, byaba ngombwa ukanagira abantu inama. Kuko baca umugani ngo wirukana umugore urya igufango hakaza uri mirabunguri. Nese uvuze ngo Izayi naveho hakaza undi noneho we si no kuribyinana gusa, ahubwo akaba ati ahubwo tugiye kuyabahamo ingofero. Donc ntabwo mu murimo w'Imana, iyo uri umunyeshyaka w'umurimo w'Imana, urapfukama ugasenga, ugasengera umurimo, byaba ngombwa ukanagira abantu inama, ariko ntabwo uza nk'umunyeshyaka urwana uhirika mu manga, no. Ahubwo uraza, umuntu wese afite droit yo kubaza ikibazo cye uko byagenze, ariko se niba ushobora no guha umuntu ubusobanuro, ntunyurwe n'ubusobanuro aguhaye. Icyo uba ukeneye ni intambara no kurwana, ntabwo byoroshye. Hanyuma ngira ngo wenda turi no kugana ku musozo. Yego. Mwebwe nk'abantu babaho ngaho i Burayi muhorana n'abazungu, niyo twumva ibi bya antikristo, donc ibintu byinshi nyine tuba twumva bituruka aho ngaho, kuko niho hari n'abashakashatsi ngo bakomeye kandi ni nako kuri. Mwebwe iyo muri gusenga nko muri izo nsengero, mubona mw'iryo darapo cyangwa se wenda ukaba ubona nyine bibazengurutse, mu by'ukuri nta kintu bibahungabanyaho mu buryo bw'umwuka, biba ari ibisanzwe? Ubona abantu babyakira bate, cyane cyane abazungu? Uretse n'ibyo n'ibitari ibi bizaza. Ahubwo Yesu yaravuze ngo abantu nibabona ibyo byose ngo bazararame barebe mu ijuru, kuko niho gutabarwa kwabo kuri. Rero ibyo bintu byose abantu babitambukamo, abakristo babitambukamo, kuko umukristo yaravuze ngo nzahora ndi umukristo, ngo ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Ntabwo ubukristo buhindukana n'igihe. Ushobora gusengera aho bivugwa ko bagufasha uri gusenga baguca umutwe, yego, kandi ugasenga. Ese ni ngombwa ngo ujye kwiyamamaza cyangwa ubwira abantu ngo ndi gusenga? Oya. Ushobora gukirizwa aho abandi byanze kandi wowe ukahakirizwa. Ushobora kwicara n'umutinganyi mu itorero noneho unamuzi ko ari we, wowe ugakomeza ugasenga kandi ukanakizwa. Rero abantu nibabe abakristo bazi kurira no kumenya ngo ni gute dukwiye kwifata mu bihe nk'ibi. Wenda riramutse ari naryo nyaryo koko, ubundi umukristo mwiza yakora iki?
yego nicyo nashaka kukubaza mu by'ukuri ririya darapo riramutse ari ryo koko ari iryabo batinganya ari iryabo abakristo bagombye gukora iki bahagarara bate abakristo bakagombye gukora iki bahagarara bate riramutse koko ari ryo nyaryo yego umukristo muzima yamenya ko itorero ryabo ryinjiriwe yamara kumenya ko ryinjiriwe hari uwaripfiriye urenze Izayi urenze n'undi muntu uwo ari we wese akamuhamagara ati mana itorero ryacu ryinjiriwe gira icyo ukora imana yacu izagira icyo ikora ariko niba njyewe wenda hari abavuga ati ntituzasubira gusenga cyangwa se tuzahindura amatorero nese ugiye mu rindi torero naryo ugasanga rirabishyigikira usanga naryo babizamuye ugasanga barizamuye umukristo mwiza mu gihe nka kiriya agombye guhagarara ku munara we kugira ngo yumve icyo avugana n'Imana ye kandi ahanga amaso mu ijuru gusa aho kwirwa ahangana aho kwirwa arwana mu mubiri ahubwo yakagombye kurwana intambara yo mu mwuka ndumva ari icyo nabivugaho ni byiza kandi turagushimiye ku mwanya uduhaye umwanya w'aho ngaho ngo ubugoye hanyuma kandi mukomeze mujye muturebera nyine unadufashe gusenga Imana idufashe urabona ntibiba byoroshye nk'uko ubivuze ejo hashobora kuzaza n'ibindi birenze ibi ariko se wenda ikibazo cya nyuma numva nakubaza iyo ukurikije abantu uko bahagaze ubu ngubu ubona abantu bazi ko ijambo ry'Imana rivuga cyangwa abantu bagiye batora utuntu two hejuru nyine turi aho wenda tuvuge n'urugero hari uwambwiye ejo ati abantu bazi gutokesha no kuvunagura no gukandagira no kugira gute gusa ariko ntabwo bazi ko ijambo ry'Imana rivuga kuko iyo usomye Bibiliya ikubwira ko itorero ry'Imana ryubatse ku rutare ni irihe ni irihe itorero ry'Imana ni irihe ryubatse ku rutare hari abantu nyine iyo uvuze ngo hari abantu bafite imyumvire iyo uvuze ngo itorero ry'Imana ngo ryubatse ku rutare bumva itorero lokale ryabo basengeramo hari n'abantu najyaga numva nyine umuntu ari gusenga njya mbyibuka cyane ngaseka ko bahaye nk'umuntu gusengera iteraniro n'urugero ngo mwami watubwiye ko itorero ryawe ryubatse ku rutare ngo nta kizarinyeganyeza ngo iri torero ryawe turarisengeye ADPR amadini yose ariho abadivantisite abakatolika abadive abazayoni temple restoration amadini yose uzi abaho n'atabaho yose ni les églises locales ariko umugeni wa Kristo ari muri buri torero uwo rero uva muri buri dini ryose nibo baza bagakora umubiri wa Kristo bakitwa itorero ryarindi rivuga ngo iri ryo ryubatse ku rutare amarembo yikozemo ntazarinyeganyeza umukristo muzima ubu ngubu uzi icyo ari gukora umukristo muzima aho kwirirwa avuga cyane kuri ibi uzi ikintu ari gukora wa wundi wubatswe ku rutare ari gusengera ubugingo bwe ati mana nge icyama ngo mpe ibizaza byose byaza mu itorero byaza bizasange mpagaze neza kuri rwa rutare wavuze nicyo kintu ari gukora donc iyo umuntu avuze ngo gusengera umurimo w'Imana icyo cyifuzo ngira gukunda kucyumva abaho ujya mu byumba ngo tugiye gusengera umurimo w'Imana ubundi iyo umuntu ari gusengera umurimo w'Imana se aba ari gusengera iki nkuba batanze icyifuzo ngo tugiye gusengera umurimo w'Imana ubundi usengera iki ubuzi bari gusengera iki umurimo w'Imana ni nge umurimo w'Imana ni wowe saba Imana guhagarara neza nutungana ugahagarara neza ahantu Imana igushaka n'undi agatungana umurimo w'Imana uzaba uhagaze neza rero itoro rero nyine nk'uko narindi kubwiye itoro ryubatse ku rutare riri ni buri munyetorero uva muri ya madini lokale twavuze nibo baza bagakora umubiri wa Kristo bagakora itoro rya Kristo ryarindi amarembo y'ikuzimu atazanyeganyeza
ntabwo ari ADPR si toro runaka uzi no ni umugeni wa Kristo ari hose, ari ku isi yose. Hanyuma Seferi, hari ibintu abandi bantu bagiye bibazaho bakibara kubona ririya darapo rizamuwe. Hari abo muganira ukumva barakubwiye bati ati ibingibi ni bya bindi Bibiri ivuga ngo imbaraga z'abera zizamenagurwa, ati ubu zatangiye kumenagurwa kabaye. Icyo gihe se twari twakigeramo, kandi ndi kukubwira ko abantu bazabona n'ibirenze ibikuturu nk'utari utuntu duto cyane, dutoya, duto pe, duto tutagakwiye no gukerereza abantu. Izi ntabwo ari nta mbaraga yamenetse hano, nta n'imbaraga yaguye, hoya nta cyabaye rwose, nta umva nta cyabaye, umva ni nta cyabaye. Nakubwiye ngo hano iyo si inkuru. Donc nta cyabaye, abantu nibategereze bazabona ibikomeye. Ahubwo umuntu yakagombye kwibaza buri wese ahari ngo ese ibi ngibi ntangiye kubona nk'ibimenyetso, umunsi yaje ibiruta ubundi bizansanga he, nzaba mpagaze. Turagushimiye rero, Imana iguha umugisha. Ngira ngo twakureka wenda ugakomeza akazi, wenda ntituzajya tugira ikindi kintu twumva twakubaza, cyane cyane nk'umuntu uri aho ngaho muri ibyo bihugu by'abazungu. Uzajya wenda mu mwanya wawe muke ubona, uzajya wigomwa nyine utanga uwo musanzu uko biri kose. Hari abo biba biri buze kugira umumaro uko byagenda kose. Nanjye ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane rwose kuba mwanyakiriye. Ndizera ko abakunzi banyu bakomera ni Komera TV rwose bifurije abakunzi ba Evangelize Le Monde. Yego, iki kiganiro kizatambuka no kuri Evangelize Le Monde. Rero mwese mukomeze mugira amahoro, kandi nawe ndagushimiye cyane kubw'ubutumire wampaye kugira ngo nze dukorane iki kiganiro cy'inyungurana bitekerezo ko biba bigenda bitambuka. Yego, murakoze cyane. Yego namwe. Ni ishusho yagaragaye irimo umuntu ufite igitambara ari kuzunguza. Byari ejo mu rusengero, noneho hari gahunda zo kuramya Imana. Noneho tubona hari umubyeyi umwe wari uhari w'umushyitsi, atangira kuzunguza kiriya gitambara. Abantu bati ni ibendera ry'abatinganyi. Cyokora mubonye mbona nyine ayo mabara n'ibyo bitambara ntabwo tubimenyereye iwacu, kuko harimo n'ibyo tutemera. Njya kumubuza kandi kuko arabyemera. Umva uyu munsi n'abantu bagiye bambaza se, bamwe bakavuga ati Toro ADPR ryemeye ubutinganyi, ryazamuye ibendera ry'ubutinganyi, ariko ADPR ihagaze he? Icyo rero gikomeye cyo kumva cya mbere ni uko itorero ADPR ntiryemera ntirinashyigikira ubutinganyi. Ari mu bikorwa byacu, ari mu byo twigisha, kuko bihabanye. Ubonye ko twebwe dushingiye ku ijambo ry'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero ubutinganyi nta buhabanye n'ukuri ku ijambo ry'Imana, kandi niryo twemera, niryo tugenderaho. Ababurimo kuri twe bari abantu batandukiriye ukuri ku ijambo ry'Imana. Rero ntabwo tubushyigikira, ntabwo tubwemera, nta nubwo tugirana ubufatanye n'abatinganyi cyangwa se abashinzwe kubwamamaza. Rero ku bantu baba babibwiwe, icya mbere babanze bumva umurongo w'itorero ari uwuhe. Ikindi ni uko ibyo bimaze kuba, uwo mumama nyuma yo kumuhagarika kumubuza kubikora, twamweretse icyo bivuze mu Rwanda, icyo bivuze ku itorero ryacu kandi tutemera. Noneho hari akavido yaje gukora avuga
avuga ko atari umutinganyi, avuga ko atanashyigikiye ubutinganyi. Ariko icyo tubwira abakristo nuko uko hari n'uvuga ati si we kuvuga ko n'ukuri byaba ukuri cyangwa bitaba ukuri n'undi uwo ari we wese, nuko ntabwo twebwe dushyigikira ubutinganyi, nta nubwo dukorana n'abatinganyi, nta nubwo twemera ubutinganyi, ahubwo tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, kandi ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu burakiza, bubasha no kugarura abantu bayobye bagiye kure y'ijambo ry'Imana bakajya mu butinganyi, maze bakizera Yesu Kristo, nabo bagakurikira iyi nzira ya Kristo. Rero icyo wagumbajije ni icyo cyabaye, kandi twagiye tunabisobanurira abantu mu bitangazamakuru bitandukanye, n'abagiye baduhamagara batubaza. Hari abari babonye ako ka video ka mbere batumije ibisobanuro twatanze, batumvise n'iby'uwo mubyeyi yavuze. Rero icyo twishimiye kandi n'uburyo abantu bakiriye ubutumwa ko itorero ridashyigikiye, ritanakorana n'abatinganyi. Utabasha kubibona no kubyumva, cyo akaba yabwiye gusa ko mu itorero hajemo abatinganyi, cyangwa se ko itorero ryakiriye abatinganyi, cyangwa ko umushumba ryazamuye ibendera ry'abatinganyi. Ibyo ngibyo si ukuri, bakubeshye. Ntabwo ADPR yakiriye abatinganyi, nta nubwo ADPR yazamuye ibendera ry'abatinganyi, cyangwa se umushumba mukuru ngo abyemere. Rero icyo ngicyo wabikubwiye, wabivuze yakubeshye. Icy'itorero ryahisemo kuba no kugenderaho nicyo, ntitwemera ubutinganyi, ntitubushyigikira, nta nubwo tubwamamaza, yewe ntitunakorana n'ababwamamaza. Rero umuntu waba wumvise mu makuru hirya no hino, wumva ko burya amakuru avuga ikibi arihuta, ahubwo ni no kuzabiganira nk'itorero. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza mbona bitihuta, umuntu ko arisohoye indirimbo nziza ngo ihite ko yihuta igere kure, niba umuntu wishe ijambo ry'Imana ngo byihute bigere kure. Ariko iyo umuntu uvuze ikintu kibi kandi cyabiracitse, ugihita ko byihuta. Rero birashoboka ko ibyo bintu nk'ibyo byaba byihuse bikagera ku muntu heha hariho hose, bimubwira ngo itorero rya ADPR ryazamuye ibendera ry'abatinganyi. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Itorero ADPR turacyari mu murongo w'ibyo twemera mu ijambo ry'Imana, bishingiye kuri Bibiliya, kandi uretse n'ubutinganyi n'ubusambanyi n'izindi ngeso mbi zitandukanye, murabizi ko turazirwanya kandi tukanisha ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bazivemo bizere Kristo. Iyo dutangaza bari abantu bakishijwe baba bavuye mu byaha bitandukanye, wasanga hari n'abakizwa bavuye mu butinganyi, kuko Yesu Kristo ntawe atakiza, imbaraga ze ntawe zitageraho. Ntibajye banabifata nk'ikintu batinye ku buryo batumva inshingano bafite zo kubwira abantu Kristo ubasha gukiza, kandi bizeye ko n'aba barayobye bakajya haba mu butinganyi cyangwa mu zindi ngeso zitandukanye, ko Yesu Kristo abasha kubakiza. Yesu Kristo abasha gukiza. Rero yego, ikindi wabuvuze nyine ni urumva nk'umuntu umvishe gusa igitambaro, ibendera, ubundi bwo n'ubutumwa n'icyo yasobanuye bivuze. Urumva hari abatinganyi ibendera bakoresha riba ririmo amabara y'umukororombya. Hariho urumva abantu bagiye babikoramo za discussion nyinshi, bamwe bakavuga ati ariko twarebye uburyo amabara y'abatinganya akurikirana, tubona hano atari byo. Mbere urumva ariko igikomeye si nuko dukora iryo sesengura rya buri bara ryose, igikomeye ni uko abantu bamenya ngo ntidukorana n'abatinganyi. Ikindi, igihe cyose twanabonera ko umuntu ari umutinganyi, twahita ko tureka gukorana nawe. Ikindi, kuko birashoboka, kuko tugira abafatanyabikorwa kandi umuntu arahinduka. Usanga nk'umuntu twakoranye imyaka 5 ishize atari umutinganyi,
mu gihe runaka akaba akayoba agasubira inyuma agakurikira izo nyigisho ziyobye. Icyo gihe rero icyo yabakora cyose yaba ari we wese nk'itora ADEPR ntabwo uwo muntu kuko ntushobora kujyana n'umuntu mutajya hamwe, kuko aho abatinganyi bajya naho abizera Kristo ntabwo imyumvire yabo ibaganisha ahantu hamwe. Rero dufite ayo mahitamo, ariko we atubwira amaze kutubwira ko atari umutinganyi, katanamamaza ubutinganyi, yatubwiye ayo mabara afite icyasobanuye, avuga ati twebwe iri bara rivuze umugisha, numva nshaka gutangaza ko iki gihugu gifite umugisha, itorero rifite umugisha. Rero anatubwira ko nyine mu muco we ahantu hari we ko ayo mabara n'andi yari afite atandukanye, iyo bayakoresha bafite ibintu bisobanuye iyo bari kuramya Imana. Ibyo rero kuko bivuga ngo ni umuco w'iwabo, bisabye nyine umwanya kugira ngo abantu bamenye ukuri kwabyo kungana gute, kuko ari umuco w'iwabo, ariko nabwo ntuhita kubiciraho iteka. Ariko igikomeye ni uko abantu bamenya umurongo dufite, bamenya umurongo dufite yuko twebwe icyo twahisemo nk'itorero ADEPR kwizera Kristo kandi tukizera ijambo ry'Imana. Ibyo rivuga rero ryemera nibyo twemera, kandi ibyo ryanga natwe turabyanga. Nta mafaranga twakiriye, kandi ikindi nubwo yaba umufatanyabikorwa dusanganywe, kuko hari abo dusanzwe dufite batera inkunga itorero kandi bariha n'amafaranga. Igihe cyose twabonera ko yakurikiye inzira y'ubutinganyi cyangwa kubwamamaza, icyo yaba akora cyose, icyo yaba itorero cyose, twahita tugihagarika, kuko ntabwo twakoresha mu murimo w'Imana amafaranga yavuye mu byo tutemera. Ikindi kandi ni uko itorero ADEPR ntabwo ari itorero ryubakiye ku nkunga z'abantu bava hanze, sibyo, kuko Imana duha umugisha, mu bintu Imana yahaye umugisha ni umuco wo kwitanga no gukora ibikorwa by'itorero, tunabishimira abakristo. Nta mutima rero dufite yuko hari uwaza ari inkunga runaka azanye ngo twemere ubutinganyi. Nta nkunga n'imwe, nta mafaranga uko yabangana kose, nta feza, nta zahabu, nta na kimwe kibasha kuza ngo kidutandukane n'urukundo rwa Kristo. Mbega nta na kimwe, nta kiriho, nta n'ikizaza kibasha kuza ngo kidutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Ibyo kandi biri ku ruhande rwanye nk'umushumba mukuru, abayobozi dufatanije, ariko kandi ikindi bikwiye no kuba no mu mutima w'umunyetorero, kumenya ngo ibintu byose biza, kuko iki ni kimwe kuhaza ibintu byinshi cyane muri ibi bihe by'iminsi haza ibintu byinshi bitandukanye. Abakristo bakwiye kugira amahitamo, bakamenya ngo dore nahisemo Kristo. Rero abagiye bavuga amakuru ati harimo amafaranga, oya, nta bya none, nta bizaza byazadutanya na Yesu, kandi nta feza, nta zahabu, nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Icyambere abakristo ADEPR ni bakuru ko bakwiye kurushaho gukura, kuko ku buryo bataba abantu bateraganwa n'imiyaga n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ahari ashobora no kudahura nacyo mu rusengero, agahura nacyo ahandi, kuko baragenda ntibaba mu nzu gusa, abantu hatandukanye. Rero icyo ni kimwe cyo kumenya ibyo twizera, kandi tukamenya no kubyatura, tukamenya no kubibamo, tukamenya kandi kubibiramo muri iyi si nyine ihinduka. Tukamenya n'ibiki bidahinduka, ni ukuri kwe kudahinduka, tukakugumaho mu isi y'ibintu bihinduka. Rero ikindi ni uko iyo hari ikintu nk'icyo kidasanzwe kibaye, igihe cyose mu itorero haba hari umuyobozi, kuko buri torero ryose bari rifite umuyobozi, buri gahunda yose bifite umuyobozi. Aba ari na byiza ko abayobozi bamenya ngo nibiki twemera, nibiki twizera. Rero ngaruke ku muntu waba wabifashe nk'aho ari ibendera ry'ubutinganyi,
urumva hari basesenguva ati twabonye ntabwo ari ryo na nyiraryo akavuga ati ntabwo ari byo namamaza, ntabwo ibi ari iby'ubutinganyi. Hakaba n'undi uvuga ati ko nabyitegereje mbona nibyo. Mbega ibyo byose ni interpretation umuntu wese abasha kugira. Icyo kuba nakunze n'abagiye bambwira ati icyo kuba binabaye byo dukurikije uburyo wese ugenda ukamubuza, nabyo byatweretse ko binaje wabihagarika, ko binaje wabihagarika. Ibyo rero bikwiye kutubwira ngo ibihe turimo ni ibihe dukwiye kuba twubakiye mu ijambo ry'Imana, kandi ku buryo akantu kose gato kabaye. Mbega ntekereza ko kuba nka kiriya cyaba kigatoho gikwira mu gihugu hose, kandi iyo habaye nk'igiterane hakihana abantu bakavamo ubutumwa, abantu badahita kuba bikwiza, abantu no kujya kwisubiramo. Ariko iyo tubikwije ni ubutumwa bwiza tuba turi gukwiza. Iyo umuntu abibonye agahita akabikwiza, ni ubutumwa bwiza bakwije. Ese kuki utagiye ugira iryo shyaka ryo gukwiza iyo ubonye ikintu kivuga ubutumwa bwiza, kivuga iby'ubwami bw'Imana? Umuntu nawe yitekereza, ariko nawe wareba bafite ko imbaraga uburyo byampagurukije cyane, kuki mbona ubutumwa bwiza butajya bumpagurutsa kuri urwo rwego. Uko rero buriya urabona mu bantu bakina umupira habamo abarinda izamu n'abatsinda ibitego. Ntabwo burya ikipe ikina neza baririnda gusa, ibinatsinda ibitego. Usanga rero abantu bashyira imbaraga mu kurinda, ariko badashyira imbaraga mu kujya gutsinda ibitego. Gutsinda ibitego rero ni uko dushyira imbaraga mu kuvuga ubutumwa bwiza, mu kuvuga Kristo Yesu ukiza, uko tumwamamaza, uko tumubwira abantu Yesu uruhura, Yesu bakura mu byaha, Yesu ukiza intimba, Yesu ukiza imitima y'abantu. Kubera ko iyo akije imitima y'abantu, uyu munsi twavuga ku cy'ubutinganyi, ariko hariho n'ibindi biruhije abantu, hari n'ibindi byaha, ingo ziri gusenyuka, ubusinzi bukabije, ubusambanyi. Ibyo byose rero hari igihe usanga abantu babajwe na kiriya, ariko uburyo bahagurutse batari guhaguruka babona ingo ziri gusenyuka, zisenywa n'ubusinzi n'ubusambanyi. Kandi ukagira ngo Yesu abantu nibarimbuka kubera ibyaha, nta cyaha kizarimbura umuntu ngo habeho n'ikindi kizorohereza umuntu. Rero ubu buryo bahise bahaguruka byanyeretse nyine ko batabushyigikiye, byanyeretse ko icyitoro ryahisemo cyo kutemera ubutinganyi, abantu bashyigikiye icyo ngicyo bashyiramo imbaraga ngo ibintu bikazaza mu itorero ryacu. Mbega hari n'uwo babibwira kumva yababaye, yamenya ko burya atari ibyo bamubwiye, akahita ambwira ati n'ubu umutima wanjye ugarutse, kubera ko ati menya amakuru ko ibintu bari bavuze ko wazama ibendera ry'abatinganyi, ati menye ko ari ikinyuma katari byo. Noneho ibyo bikanyereka nyine umutima abantu bafite uko icyo kintu batagishaka, kandi nyine kinyuranije n'ijambo ry'Imana, kinyuranije n'umuco wacu. Ariko nanababwiye ngo uwo mutima bagize niba nawukoreshe no mu ivugabutumwa rirwanya ibindi byaha, kandi banawukoreshe bitari uburyo bwo kuvuga gusanga ikintu ntabwo cyemewe, ntabwo tugishaka. Tunagikoreshe mu mbaraga zo gusenga no kuvuga ubutumwa bwo gukiza abantu ibyaha birimo n'ubutinganyi, kuko icyo nemera ni uko Yesu akiza, ni uko Yesu abohora, ni uko Yesu aruhura, ni uko Yesu atanga ubuzima, ni uko Yesu ahindura. Kandi nta hantu ku muntu yagera, nta byaha abantu bakora Yesu Kristo amaraso yavuye atakiza ngo umuntu ahinduke icyaremwe gishya. Bariya abantu harimo abo twari dusanzwe dukorana, kandi urumva mbere y'uko tuzana umuntu uvuye mu kindi gihugu, mu byo tumubaza tunamubaza uko ahagaze, imyemerere ye, amahitamo ye, uko atekereza ku bintu bitandukanye birimo n'iki cy'ubutinganyi. Rero mu twari dusanzwe dukorana mu bihe bitandukanye, nta na rimwe twigeze tubona ikintu na kimwe gifite gihuye n'ubutinganyi, kandi n'ibiganiro twagiranye nabo ubwabo batugaragarije kenshi ko batemera ubutinganyi, batanabushyigikiye.
yego murakoze cyane reka tubashimire dushimire itorero rya Pantekote ry'u Rwanda itorero ADPR tubasabira umugisha ibikorwa byiza muri gukora haba muri kino cy'ubuzima haba ibikorwa by'ivugabutumwa tubashimire kandi uburyo mukomeza gusenga mukomeza kwita ku nshingano mufite ku matorero mu byiciro byose muri za ministeri zose tugeze mu gihembwe tugana mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka turabifuriza ko umwami Yesu akomeza kubashoboza gukora ibikorwa byinshi byiza byubahisha ubwami bw'Imana kandi tugeze no mu gihe ababyeyi bitegwa kujyana abana ku ishuri turabashishikariza ko nta mwana wazasigara mbega twirinde ikintu cy'abantu bava mu ishuri dushyigikire abashumba b'amaparuwase b'amatorero bayobozi ba za ministeri nimufatikanye kugira ngo babana turebe ese koko abana bose biteguye gusubira mu ishuri iyo ni inshingano y'itorero kandi ikindi ku bibazo nk'ibiba byabaye by'amakuru nk'aya biba byakwirakwiye by'ibihuha byinshi aba bafite uburyo bagiye babivuga mu buryo butandukanye birumvikana hari ababivugishwa ataribona bo bwabo ahubwo bafite imbaraga zisunika kuko bwa Satani nta kundi itorero ntabwo aryifuriza ibyiza yewe ku buryo niyo mubwiye iby'ukuri akomeza niyo abonye iby'ukuri atabibwira abantu akomeza kuvuga cya kindi kibi yabona ikivuguza cya kindi ntakivuge ariko ubutumwa bwiza bukwiye kuba bwamamaza Kristo rero tunabashimiye nyine mu bintu nk'ibyo uburyo babyitwaramo uburyo bumva itorero uburyo barikunda uburyo barisengera uburyo basengera abayobozi baryo basengera umushumba waryo kandi ikindi ni nuko n'uburyo baca mu bintu bitandukanye bituma niyo hari umuntu bumvise ari kuvuga nabi itorero arivuga ibitari byo arivuga ibyo ritagiyemo abakristo bacu baratuza bagasenga kandi bagakomeza gushyira mu bikorwa by'ijambo ry'Imana ritubwira Yesu baha umugisha bifurije umugoroba mwiza kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubane namwe